no ku murongo wa 17 nifuza ko twaganira hejuru yo guhora mu buzima bw'amasengesho nk'abakristo, guhora mu bihe byiza byo gusenga, guhora mu buzima bwo gusenga nk'abakristo. Aravuga ngo ibice bitanu ku murongo wa 17 urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, abo ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho zose muhore mushima, kuko ari bwo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Reka twongere kasubire muri aya magambo. Aravuga ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho zose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Amen. Umva twaganira iryo jambo ryo guhora mu buzima bwiza bwo gusenga, kandi ndetse ngo tugasenga ubudasiba kuko ijambo ry'Imana rivuze. Gusenga Imana ishimwe yuko iyi myaka yose tumaze turi muri ibihe byiza, ni umugisha ukomeye cyane. Umugisha tugomba gusenga Imana kugira ngo tuzawuhoremwo, ndetse no ku giti cy'umuntu bwiwe, ukumva gusenga aribwo buzima mu buzima bwawe, aribwo buzima bwiza, arizo mbaraga z'umukristo, aribwo buzima butwubaka. Kandi iri ni ijambo rikomeye cyane tubwiye ngo twishime iteka, kwishima iteka no gusenga ubudasiba, ndetse ngo no mu bibaho byose duhura nazo ngo duhore dushima. Ibyo ngo nizo Imana yacu idushakaho. Bishatse kuvuga yuko buri mwanya tugomba guhora mu bihe byiza byo gusenga. Nasomye hariya mu gitabo cya Daniyeli, naho reka naho basome mu gitabo cya Daniyeli ibice 6 no ku murongo wa 11. Daniyeli yahoraga muri ubwo buzima, yari mu buzima bwo guhora mu masengesho, ariya ku bice 6 no ku murongo wa 11. Aravuga ngo maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashizweho ukuboko, ajya iwe, kandi ngo amadirishya y'inzu ye yarakinguwe yerekeye Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama gatatu mu munsi asenga Imana ye, akayishimira kuko yari asanzwe abigenza. Ni byiza cyane guhora mu bihe byiza byo gusenga. Kandi umuririmbyi mu gitabo cyo gushimisha 49 igitero cya 3 yavuze ngo guhora nsenga Uwiteka ngo kujye kumara umubabaro, ngo kugeza aho nzagera iwe mwirebere ngeze mu ijuru. Aravuga ngo niyambuye uyu mubiri upfa, nambaye kudafite, aravuga ngo ubwo nibwo nzasezera ibihe byiza byo gusenga. Amen. Ubwo nibwo nzasezera. Ntabwo turagira igihe cyo gusezera, tuzakomeza dusenge tube mu bihe byiza byo gusenga. Ariko uyu murinzi aravuga ngo guhora nsenga Uwiteka ijya kumara umubabaro. Iyo twasenze Imana, iyo twegereye Imana, ngo bitumara umubabaro. Aravuga ngo kugeza aho nzagera iwe mwirebere ngeze mu ijuru. Amen. Niyambuye uyu mubiri upfa, nambaye kudafiteka. Aravuga ngo ubwo ico gihe nibwo tuzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Amen. Kandi gusenga hari umwanditsi wageranyije gusenga ko guhumeka. Aravuga ngo kuri umuntu akomeza guhumeka, uhumeka, iyo guhumeka kwawe guhagaze ubupfuye rwose. Uko niko bimeze no mu buzima bw'umukristo. Gusenga ni nko guhumeka. Gusenga bituma tugira ubuzima,
nayo mpamvu ugomba gutinda cyane, ntabwo ari ugutinda cyane, ahubwo ni uguhora mu bintu byiza zo gusenga. Amen. Yego. Kandi ushobora gusenga umwanya uwo ari wo wose, uri mu modoka, ushobora gusenga uri mu nzira, ushobora gusenga uri muri biro yawe, ushobora gusenga uri muri dushe urimo woga, ushobora gusenga uri mu gikoni, ushobora gusenga yewe uri muri kampani urimo ukora imirimo. Ukuri. Bivuga yuko gusenga ntabwo ari ukuvuga amagambo, ariko gusenga ni ubushake, ni ugutekereza, ni ukuba muri ibyo bihe byo gusenga, ni ukugira inyota yo gusenga, ni ukuva muri wewe ufite ubuzima, uri mu buzima bwo gusenga, bwo kwegerana n'Imana. Imana ishimwe. Iyo turi muri ibi bihe bene data tutize ngo kandi tuzahoramwo tukiri muri iyi si, ni ukugira ngo tugire ubuzima. Gusenga bituma tugira ubuzima mu buryo bw'umwuka. Nimba umuntu ashobora kugaburira uyu muntu w'inyuma, niko Pawulo yavuze ngo nubwo uyu muntu wacu w'inyuma asaza, ariko ngo uyu muntu wacu w'imbere ngo ahora mushya uko bukeye. Yego. Impamvu ituma uyu muntu w'inyuma agira ubuzima nuko tumugaburira. Hari ibiryo by'uyu muntu w'inyuma, hari ibiryo agomba kurya. Yego. Iyo umuntu w'inyuma ashonje turamugaburira agakomera. Iyo umuntu w'inyuma arwaye turamuvuza. Yego. Ni ukuvuga ngo nimba twita kuri uyu muntu w'inyuma cyane, tugomba no kwita kuri uriya muntu w'imbere. Uriya muntu aravuga ngo uyu muntu w'imbere ngo ahora ari mushya uko bukeye, ahora ari mushya. Amen. Nta kindi cyo duhindura bashya, cyo tuma dukomera, tukagira imbaraga, tukagira ubuzima, tukagira sante nziza mu buryo bw'umwuka, uretse gusenga, guhora mu bihe byiza zo gusenga. Ubuzima bwa Yesu k'umwami wacu yari mu buzima bwo guhora mu masengesho. Ubuzima bwiwe bwose bwari ubuzima bwo guhora mu bihe byiza zo kwegerana n'Imana, zo gusabana n'Imana. Congeyeho ntabwo tugomba gusenga mu gihe dufite ibibazo gusa. Oya, tugomba gusenga no mu gihe dufite turi mu bisubizo, turi mu bihe byiza. Iyo turi mu bibazo turasenga dusaba Imana kugira ngo idukomeze muri ibyo bibazo. Iyo turi mu bisubizo rero turashima, turasenga dushima. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Iyo uri mu bibazo ugomba gusenga. Ugasenga kugira ngo Imana igukomeze muri ibyo bihe bikomeye urimo. Ariko kandi iyo uri mu bisubizo, uri mu bisubizo ugomba gusenga ushima Imana. Bivuga ngo ugomba gusenga ibihe byose. Yego. Hari umwanditsi wavuze ngo umukristo ushobora kwirwa utariye, birashoboka. Ushobora kwirwa utariye cyangwa se ukarara utariye, ndavuga ibiryo by'umubiri. Yego. Ibyo zashoboka kuko wakwihigiye nturye cyangwa se ukarara utariye, ariko aravuga ngo si byiza kwirirwa udasenze cyangwa se kurara udasenze. Yego, ni ukuri. Kuko gusenga bituma dusabana n'Imana. Umwanditsi aravuze ngo twishime iteka kandi ngo dusenge ubudasiba mu bibaho byose, ngo duhore dushima kuko ari byo Imana yacu idushakaho muri Kristo Yesu. Imana irashaka yuko turushaho cyane gusenga no kuyegera. Nta kindi cyaduhuza n'Imana, nta kindi cyatuma dusabana n'Imana uretse gusenga. Aho niho duhurira n'Imana yacu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ibibazo icyo gihe urasenga utabaza Imana kugira ngo Imana ikube hafi. Ariko kandi ngo iyo uri mu bisubizo urashima. Iyo udafite ibibazo urashima Imana. Ubuzima yeri bwari ubuzima bwo gusenga, nawe ubuzima bwiwe bwose
zatubwiye ngo Daniyeli habaye itegeko yuko batagomba gusenga, bagomba gusenga Imana imwe gusa. Ariko Daniyeli ngo bavuze ngo maze Daniyeli ngo yumvise ko urwandiko rwashizweho ukuboko, rwashizweho sinyatire, habaye itegeko rikomeye rituma badasenga Imana yo mu ijuru. Yego. Ngo Daniyeli ngo yumvise ko urwo rwandiko rwashizweho ukuboko, ngo ajiwe kandi ngo amadirisha y'inzu ye ngo yarakinguye yerekeye Yerusalemu, ngo akomeza gusenga apfukama ngo gatatu mu munsi asenga Imana yiwe. Amen. Daniyeli ubuzima bwiwe bwose bwari ubuzima bwo gusenga buri munsi, kandi ngo buri munsi kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru buri munsi ngo agasenga, kandi ngo buri munsi ngo agasenga inshuro 3. Yego. Kuwa mbere agasenga inshuro 3. Ni ukuvuga ngo gusenga Daniyeli ngo yabigize akamenyero. Ndagira ngo tuvuge wenda ngo tudutinde tuvuge amahame cyangwa se amategeko tugomba kubakiraho k'abakristo. Yego. Tugomba kubakiraho kugira ngo duhore mu bihe byiza zo gusenga Imana yacu. Ihame rya mbere cyangwa se ugomba kwiha, ugomba kumenya ko gusenga ari cyo kintu cy'ingenzi mu buzima bwawe. Yego nubwo wakora iyindi mirimo myinshi. Abana Daniyeli yari umuntu ukomeye cyane. Mu gihe cyiwe yari umuntu ukomeye. Bivuga ko Daniyeli mu gihe cyiwe ngo yari minisitiri w'intebe mu gihugu, yari umuntu wa kabiri. Yego. Nyuma y'umwami Daniyeli niwe yari umuntu wa kabiri, kandi ngo yari umukozi wa rubanda, yari depite. Ariko Daniyeli nubwo ngo yari muri uwo mwanya, yari muri ibyo bihe bikomeye, yari afite izo nshingano, ariko ngo yabonye igihe cyo gusenga. Yego. Ntabwo yitwajije imirimo yari afite. Nta nshingano izo arizo zose tugomba kwitwaza, nubwo waba ufite inshingano nyinshi muri ubuzima bwa none, ariko gusenga bigomba kuba ari ikintu cy'ingenzi, ugomba kubigira ihame, ikaba ariko ikintu cy'ingenzi mu buzima bwawe cyangwa se mu buzima bwawe. Yego. Hari byinshi muri ubu buzima tugomba gukora mu z'ukuri, hari imirimo myinshi tugomba gukora. Yego. Ariko mu byo wakora byose ugomba guha umwanya isengesho, byibuze umwanya. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nipe saa moja nawe Yesu, kwani giza iko duniani. Mpakanya tugomba gushaka umwanya buri munsi. Bene data, tugomba kugira ibihe byo gusenga buri munsi. Ni byiza cyane, ni umugisha ukomeye uyu mugisha wo kuzuka mu gitondo kare mu rukerera mu gitondo tugasenga mbere yuko duhura n'abantu hanze, mbere yuko tujya muri ubuzima buri hanze bukomeye. Ariko tukabanza guhura n'Imana. Ni ikintu cy'ingenzi cyane, ni ikintu cyiza mu by'ukuri. Yego. Gusenga bene data uzabigire ikintu cy'ingenzi mu buzima bwawe. Irindi hame rya kabiri, ugomba kandi ko nta kintu na kimwe gishobora gutuma uhuga. Nta kintu ugomba kwemera gituma uhuga ngo wibagirwe gusenga. Nta mirimo n'imwe ugomba kwemerera, nubwo iyo mirimo nayo igufitiye umwanya, ariko tugomba kuba maso kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe cyotuma duhuga ngo twibagirwe gusabana n'Imana. Yego. Yego no kuri. Nimba umuntu ka Daniyeli wari ufite inshingano zikomeye, yarabonye umwanya wo gusenga, akerana n'Imana buri munsi inshuro 3. Buri munsi ni ukuvuga ngo kuwa mbere agasenga inshuro 3, kuwa kabiri kugeza icyumweru kirangiye. Ni ukuvuga ngo natwe ntacyo twakwitwaza, nta nshingano dufite zikomeye zotuma tudasabana n'Imana. Kuko navuze gusenga
ntabwo ari ukwirirwa mu nzu, ntabwo ariko gusenga ni ukumva muri wowe hariyo connection, hariyo ubusabane bwawe n'Imana. Uri muri biro ugasenga, uri mu kazi ugasenga. Kandi gusenga ni ugutekereza, ni uguha umwanya Imana umutima wawe, ni uguha agaciro Imana umutima wawe. Imana ishimwe. Oh, haleluya, haleluya. Amen, amen. Ntabwo tugomba iterambere ryacu, ntabwo tugomba kuryemerera ngo ritume tudasenga. Ntabwo ibisubizo byo muri ubu buzima dufite, ntabwo tugomba kwemera ngo biturangaze tureke gusenga. Tugomba guhora mu bihe byiza zo gusenga. Igihe kizagera tumaze kwiyambura uyu mubiri upfuye, turavuga ngo ubwo nibwo uzasezera ku bihe byiza zo gusenga. Yaravuze kandi muri ibi aravuga ngo gusenga, ngo ibihe senga Uwiteka ngo bijya bintaro mu mpagarara. Iyo twasenze bituma n'ibitekerezo biba bizima. Iyo twasenze hari impagarara nyinshi, hari ibintu byinshi bitwugarije mu bitekerezo kuko turi mu isi. Iyo twegeranye n'Imana, iyo twashize Imana imbere, bituma na ziriya mpagarara ziriya stress tugira, bituma tugira amahoro. Yego. Baravuga ngo ibisenga Uwiteka intaro mu mpagarara, ngo nigiraho datari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Gusenga nziza bene data. Gusenga ni cyo kintu cy'ingenzi mu buzima bwacu bwa gifu. Imana ihimbazwe. Muri ibyo navuze ngo gusenga ukuza gukingura ijuru. Gusenga gukingura ijuru. Irindi hame rya gatatu navuga, irindi twakwiha ni ukumenya ko gusenga, mu gusenga ngo harimo ibintu nka bibiri navuga. Harimo imbaraga iyo twasenze. Mu gusenga harimo imbaraga zidushoboza kunesha, zituma tunesha intambara. Yego. Muzi ko duhura n'ibitero bya buri munsi, ariko iyo twasenze buriya muri twebwe haba hakubiyemo imbaraga zituma tunesha ziriya ntambara zose duhura nazo muri ubu buzima. Yego. Icya kabiri gusenga kandi n'urukingo, ni uburinzi. Iyo twasenze Imana iradukingira. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Gusenga n'urukingo rudukingira. Mukunda kubona kenshi badutera inkingo. Burya inkingo nta kindi zisobanura, ni ukugira ngo zimire indwara zizatugeraho. Yego. Gusenga n'urukingo rero. Uzumenya ngo iyo nasenze hari byinshi Satani ntashobora kumpangara, ntashobora kuntera ngo aneshe kubera yuko ndakingiwe. Hari imbaraga nyinshi umwanzi adutera, ariko iyo twasenze izo mbaraga ntabwo zadushobora. Yego turaterwa, turageragezwa nk'abandi, ariko ntabwo twatsindwa kubera yuko turakingiye. Amena. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Cya gatatu cya kane twafata ko naryo ariryo hame. Tugomba kumenya ko mu gusenga iyo twasenze inacyo gihe imigisha yose dukeneye, imigisha yose ari mu buryo bw'umwuka, ari mu buryo bw'umubiri. Iyo twasenze iyo migisha, gusenga n'urufunguzo. Yego. Urufunguzo dukingurira imigisha, bituma imigisha ituzaho. Yego. Kandi iyo twasenze bituma no muri iyo migisha twahawe, iyo migisha Imana yashyize mu biganza byawe. Ndavuga imigisha mu buryo bw'umwuka ndetse n'imigisha mu buryo bw'umubiri.
Amen. ndavuga imigisha muri ubuzima bwa none. Erega n'imigisha iyo twasenze Imana iduha umugisha. Imana ikaguha umugisha, Imana ikaguha akazi, Imana ikaguha amafaranga, Imana ikaguha uko ugomba kuba muri ubuzima. Imana ishimwe. Iyo twasenze rero iriya migisha yose Imana ashyize mu biganza byawe. Amasengesho ngo akurinda, ararinda iriya migisha. Iriya migisha wahawe, buriya butunzi wahawe, ari mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Reka mbabwire, ntimuzi yuko hari abantu benshi, ntabwo navuga yuko wenda ari bose, ariko hari igihe ushobora guhabwa umugisha, ndavuga umugisha ugaragara, uboneka ugaragara. Ariko iyo utasenze kandi warahawe umugisha mu biganza byawe, iyo utasenze ari igihe uwo mugisha ugucika. Yego ni ukuri. Ukawukoresha nabi kubera yuko ntabwo wawuhaye agaciro ngo umenye yuko uwo mugisha uri mu biganza byawe wawuhawe n'Imana. Yego. Ariko iyo twasenze n'imigisha yose duhabwa mu buzima bwa none, duhabwa umugisha mu buryo bw'umwuka ndetse tugahabwa n'umugisha no mu buryo bw'umubiri. Yego ni ukuri. Kandi amasengesho adufasha kurinda iriya migisha iri mu biganza byacu, iriya migisha twahawe. Yego. Iriya migisha ufite, buriya butunzi ufite, iyo wasenze Imana iraburinda, Imana irabutubura, Imana iraburinda. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ndetse no mu buryo bw'abashumba, reka mvuge mu buryo bw'abashumba, twebwe abashumba, iyo Imana yaguhaye umugisha wo gukorera Imana, iyo wasenze Imana irakurinda no muri uwo mugisha. Amasengesho akugumisha mu mavuta, amasengesho akugumisha muri uwo mugisha wahawe. Yego. Amasengesho atuma uhora uri mushya. Iriya mpano Imana yaguhaye, uriya mugisha, uriya murimo Imana yaguhaye, uriya murimo Imana yashyize mu biganza byawe, uriya mugabane Imana yaguhaye. Yego. Iyo wasenze Imana, amasengesho ngo aradukomeza, atuma duhora turi mu bihe byiza, turi mu mavuta kubera yuko turi mu masengesho. Amen. Amen. Kandi uhora uri mu mbaraga z'umwuka wera w'Imana bitewe n'uko uhora uri mu bihe byiza byo gusenga. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Gusenga ugomba kwifata, bigomba kuba akamenyero, bigomba kuba akamenyero mu buzima bwawe. Yego. Gusenga rwose wifate bibe principe, bibe ihame, bigomba kuba akamenyero keza mu buzima bwawe. Nimba ushaka kuba umuntu ukomeye muri iyi si cyangwa muri ubu buzima, ugomba kugira akamenyero ko gukora ibyiza, guhora usenga ndetse cyangwa se guhora ukora ibintu byiza. Iyo wagize akamenyero guhora usenga, ukora ibintu byiza, icyo gihe uhinduka umuntu ukomeye. Gusenga, abantu benshi bakomeye muri iki kinyejana ni abantu bagiye baba mu bihe byiza byo gusenga, batindanye n'Imana, barushaho cyane kwegera Imana. Gusenga ugomba kuba akamenyero. Daniyeli gusenga yari yarabigize akamenyero, yari habitude, zari akamenyero mu buzima bwiwe. Mu buzima bwiwe bwose, mu buzima bwiwe yumvaga, mu buzima bwiwe bwose igihase ubuzima bwiwe kwari ugusenga. Yego. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Ikindi tugomba kumenya rwose, kimubwire ngo iyi si turimo ntabwo izaduha umwanya wo gusenga, ntabwo izatwemerera, ntabwo iyi si yatwemerera gusenga, ariko gusenga nitwe tubyiha, nitwe tubishakisha, nitwe tubitegura. Kubera yuko nimba muri iyi si akazi gatangira mu gitondo kugeza bwije, ni ukuvuga ngo kuva mu gitondo uri mu murimo kugeza bwije, uzabona umwanya ryari wo gusenga. Ariko icyo gihe wiha gusenga, ufata umwanya wiha igihe. Yego. Ntabwo isi yatwemerera, ntabwo isi ishaka yuko dusenga, ntabwo ibikeneye, ntabwo isi ikeneye ko twasenga.
nayo mpamvu tugomba gushyiraho igihe cyo gusenga nk'abakristo. Yego. Ni wowe nanje ugomba kwihitiramo umwanya wo kwegerana n'Imana. Yego ni ukuri. Haleluya, haleluya. Amen, 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 amen. Ugomba kuba ubuzima bwacu bwa buri munsi. Isengesho igomba kuba kandi gukomeza mu bihe bikomeye, mu bihe byose, mu bibazo no munezero. Isengesho iyo wasenze ugomba kumenya yuko iryo sengesho rigukomeza ni ihame, ukabifata nk'ihame, ukamenya ngo iyo nasenze nubwo nahura n'ibibazo, nubwo nahura n'intambara, ariko muri uko gusenga iyo nasenze rya sengesho riragukomeza, riragukomeza. Yego. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Indi cyanyuma mpamvu ituma dusenga, ugomba kumenya yuko dufite inshingano zikomeye cyane. Uhereye ku buzima bwawe wenyine gusa ugomba kubusengera. Uhereye ku rugo rwawe ugomba kurusengera. Uhereye umuryango wawe ugomba uhereye ku bwoko bwacu. Nimba muzi ko tugize igihe kirekire cyane dusengera ubwoko bwacu. Ni inshingano yacu rero. Hari intambara umuntu ashobora guhura nazo wenyine ku giti cyiwe, icyo gihe ugafata umwanya wo kuzisengera. Nta wundi wazimenya uretse gusa wenyine ubwawe. Yego. Icyo gihe rero urasenga kugira ngo Imana iguhe imbaraga zo kunesha muri izo ntambara urimo abandi batazi. Ariko kandi ari igihe umuryango wawe uhura n'intambara mu rugo rwawe. Ugomba gufata igihe rero cyo gusengera urugo rwawe. Ari n'igihe kandi duhura n'intambara y'ubwoko nk'ingiyi turimo. Nicyo gihe rero dufata umwanya nguyu kugira ngo dusengere ubwoko bwacu. Hari intambara, hari abadayimoni, hari intambara nyinshi, intambara ziratandukanye. Hari intambara zishobora gutera igiti cyawe, hari intambara zatera umuryango wawe, hari intambara zatera ubwoko abandi bagaramye, abandi moko agaramye. Hari n'intambara kandi zishobora gutera igihugu, ariko ibindi bihugu bimeze neza. Yego, yego. So rero nk'abakristo dufite inshingano yo gusenga. Dusengera ubugingo bwacu, dusengera imiryango yacu, dusengera ubwoko bwacu, dusengera igihugu cyacu, dusengera se n'isi. Yego. Reka babwire ko gusenga bene data ariyo ntwaro yonyine. Gusenga niyo ntwaro yonyine ishobora gucanganyisha Satani. Gusenga nta kindi, nta yindi ntwaro yotuma Satani acanganyika. Yego. Nta yindi. Nubwo twaririmba, twabwiriza birashoboka, ariko iyi ntwaro yitwa gusenga, iyo niyo ntwaro ishobora gutuma Satani abura amahoro ahari. Ni nayo mpamvu tugomba gutinda mu bihe byiza byo gusenga. Amen. Niyo mpamvu tugomba guhora mu bihe byiza byo kwegerana n'Imana. Yego. Umurimo munini Satani ashaka kugerageza arwanya n'uyu murimo wo gusenga. N'umurimo wo gusenga Satani aratunaniza cyane. Satani arakunaniza cyane ubwawe, kugira ngo ntubone umwanya, nubwo wari umwanya mutoya, ntubone umwanya wo kwegerana n'Imana. Iyo Satani rero iyo abona umwanya wo kwegerana n'Imana, Satani aba yagushoboye. Nukuri. Kuko niyo ntwaro izituma Satani abura amahoro ahari. Yego, yego. Niyo ntwaro ikomeye, niyo ntwaro tugomba gukoresha kugira ngo tubashe guhangana n'umwanzi. Usenga duhore mu bihe byiza byo gusenga. Tugomba gutindana n'Imana gusenga, ntabwo tugomba gucogora. Umwanditsi yavuze ngo musenge ubudasiba, musenga ubudasiba. Amen. Kandi ngo mushime Imana. Ari igitabo nasomye kindi, iyindi Bibiliya bayita ngo ni Bibiliya y'urubyiruko. Yavuze ngo musenge ngo ubudatuza. Haleluya. Amen. Musenge ubudatuza.
kandi ngo mushime Imana ngo uko byamera kose ngo kuko ari byo ibashakaho mwebwe abari muri Kristo Yesu. Yego no musenge udatuza. Tugomba kwemerera umwanzi kutwambura intwaro yo gusenga. Gusenga niyo ntwaro ikomeye tugomba kurwanisha Satani ahari akabura amahoro agashanganyikirwa. Satani nta kindi cyotuma ubwami bwa Satani bunyeganyega, nta kindi cyanyeganyeza Satani n'ubwami bwiwe uretse gusa gusenga Imana. Iyo twasenze tuba tubuje umwanzi amahoro ahari. Kudasenga rero cyangwa se kubaho mu buzima budasenga bene data bituma akenshi Satani atwinjiza mu ntege nkeya, bituma twinjira mu ntege nkeya zo kugwa mu bishuko byinshi. Mureke duhore mu bihe byiza byo gusenga. Yesu yaravuze ngo musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Niko yabwiye abigishwa biwe, arababwira ngo musenge. Yesu igihe yari yiteguye aje hariya i Golgota, akenshi yagiye asenga yagaruka agasanga abigishwa be basinziriye. Yagenda agasanga arababwira ngo nimusenge mukanguke, mube maso, musenge mutajya mu moshya. Amen. Mbere yacu turacyari mu isi, turacyari ku rugamba rukomeye cyane, ariko nta kindi cyotuma tuneza wese gusa gusenga. Yego. Gusenga rero bene data, reka nsoze mbabwira yuko gusenga tubigire akamenyero, kandi akamenyero keza. Mwumve yuko gusenga ari ubuzima. Jambo ryatubwiye ngo dusenge ubudasiba, cyane ngo mu bibaho byose dukomeze ngo gushima, kuko ngo ari byo Imana yacu dushakaho. Mana iduha umugisha, Mana dukomeze muri uyu mwanya, Mana tugire neza, ureke duhore mu bihe byiza byo gusenga. Muri ibyo yaravuze ngo uhora nsenga Uwiteka kuje kumara umubabaro kugeza aho nzagera iwe, mwirebere ngeze mu ijuru. Yaravuze ngo uhora nsenga Uwiteka uje kumara umubabaro kugeza aho nzagera iwe, mwirebere ngeze mu ijuru. Niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfiteka, ubwo nibwo nzasezera ubiye byiza byo gusenga. Haleluya, 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 haleluya. Niyambuye uyu mubiri upfa, nibwo nzasezera ubiye byiza byo gusenga. Gusenga nizo mbaraga, gusenga nizo mbaraga, gusenga. Mureke duhore mu bihe byiza byo gusenga Imana yacu. Bose babwire nakumbuye cyane, nakumbuye igitaramo cyo gusenga turi benshi. Ari amasengesho umuntu asenga ku giti cyiwe, ariko kandi ari amasengesho kandi azafasha iyo abantu begeranye bari hamwe. Yego. Abantu bakagabana ibihe byiza byo gusenga, abantu bagasangira impano z'umwuka wera w'Imana. Abo Imana yahaye kuvuga ubutumwa, ijambo bakabwiriza, abo Imana yahaye guhanura, abo Imana yahaye gusenga. Cyaduha bene data, tukazaba mu gitaramo cyiza. Tumaze gusezera iyi si, tugeze mu bwami bwo mu ijuru, aho tuzahora turirimba indirimbo zo kunesha. Niko umuririmbyi yavuze ngo aho hera ndifuza kuzagerayo, ukazaririmba nabera indirimbo zo kunesha. Dukomeze urugendo, ariko muri urugendo rwacu bene data batabarutse, mushiki wacu yatabarutse, n'abandi baracyari inyuma. Hari abandi benshi batubanjirije, hari abo tuvukana, hari inshuti n'abavandimwe batubanjirije, hari abakozi b'Imana batubanjirije, natwe turi inyuma. Ariko twebwe tutifashe intambara, turacyafashe igihe mu ntambara. Mureke duhore mu bihe byo gusenga. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Reka nsabe umuntu umwe witeguye asenge, cyane
asengere uriya haleluya muryango data